muri ekipe ya Rayon Sport nyuma ya match umutoza yatiruye aragira ati abakinnyi 15 nibo bakinnyi narebye ngomba ndishimye, nibo bakinnyi bitwaye neza cyane, nibo bakinnyi nzajya noranyamo 11 ashaka kuzajya babanzamo kuri match zitandukanye, haba match ya Rayon Day, haba match ya Super Coupe, haba imikino ya CAF Confederation Cup, haba imikino ya shampiyona. Umutoza rero yarebye aravuga ati wa congratulation abakinnyi 15 ngiye kuba nagarukaho. Ikindi ndagarukaho muri Rayon Sport iki gitondo naramutse nabyutse naje ndaza kukubwira abakinnyi babiri bakoze test barimo Chancellor Umunyagabo. Ese umutoza amuvuga hiki? Ese yamubonye gute? Ese uyu mukinnyi araza gusinya equipe ya Sport cyangwa se baraza kumwihorera? Ibintu bitatu tubaza kuranga ngo ese bimeze bite uyu musore muri equipe ya Sport, gahunda zari nizihe? Kuri Hakimu Karamoka nawe yararimo akora test arimo amutestinga kuri uyu mukino. Icyo ukeneye kumenya ngo ese umutoza we yamubonye gute, araza kumusaba cyangwa se araza gusaba ubuyobozi bwa ko bamusinyisha, ni ibintu byinshi ndaza gukora aba basore cyangwa se ndaza kwakomoza ku buryo burambuye. Ugomba kumenya ngo ese aba basore baraguma muri Rayon Sport cyangwa umutoza araza kubanyuzamo umweyo. So ikindi ndaza kugarukaho ni amakipe abiri yakinye kuri match, na amakipe abiri yakinye ku munsi w'ejo. Hari ekipe ya mbere ndetse na ekipe ya kabiri, ariko ikintu ngiye kubwira abakunzi ba Sport na amakipe abiri akina mu buryo butandukanye. Ekipe ya mbere ikina nabi cyane, uko tureba match abafana baba bari kuri stade, iyo ureba ekipe ya mbere ubona ikina nabi cyane, ubona idahuza neza cyane, ugasanga kabisa byagoranye no gutsinda igitego. Ariko ekipe ya kabiri buri gihe agakipe ka kabiri kaje mu kibuga karaza kakajyoshya ibintu, abafana bakishima, kagatsinda ibitego. Ese itandukano ni irihe abakunzi ba Sport? Mujye musobanukirwa mumenye ngo ese biba byagenze bite kwera iki ekipe ya mbere ari nayo umutoza yizera, ari nayo umutoza abona kirimo abakinnyi ashobora kubanza mu kibuga ikina nabi kurusha uko rwose ekipe ya kabiri ikina nabi, cyangwa se ekipe ya kabiri akaba ariyo iza igakina neza cyane ikaba yatsinda n'ibitego. Ese bigenda bite? Ni ibintu byinshi ndaza kuvuga kuri aya ma ekipe ko ari abiri, ariko wenda akandi kantu nacengezamo nk'umutasi. Umutoza yagombaga kuganiriza abakinnyi be barimo Mohamed Sheri amubwira ati mfasha ubabarire urebe ko wakwitwara neza cyane, n'uruca abana birumvikana, ndetse na Idrissa Kuyate. So ngira ngo nta makuru menshi naza kugarukaho, ariko ndashaka ko duhera kuri aya mayikipe abiri akira ku munsi w'ejo. Hagaragaye ko ekipe ya kabiri ariyo yitwara neza cyane kurusha ekipe ya mbere. Yes, reka tutangiye neza cyane turebera hamwe ngo ese aya makipe ni biki ibi atandukanya. So icyambere ugomba kumenya nuko umutoza wa Rayon Sport akina system ya 3-5-2. Bivuze ngo muri ekipe ya mbere hari harimo umuzamu Idrissa Kuyate, muri defense Nshimiyimana Kabange, Emery Bayisenge ndetse na Asef waguvuye kuri 6 akaza muri axe. Nyuma yuko umutoza arebye agasanga Asef n'umukinnyi mukuru kandi wakinye ku rwego rwiza cyane, yavuze ati kamushiri nyuma muri defense afatanye na Emery Bayisenge nk'abasenia baraza kujya gute kuza kugira partnership cyangwa se duo iraza guhuza cyangwa se duo imeze neza cyane. Abakinnyi rero ni bamwe mu bakinnyi rwose bahuje muri defense, ubona ko bakinana neza cyane. Kuri 6 Mabure, nimero 8 Mohamed Sheri, nimero 10 Tambwe Guruwari. Abakinnyi babiri bakinaga ku ma wing back cyangwa se abakinnyi babiri bakinaga ku mande barimo Serumogo Ali ndetse na Musore Prince. Nimero 10 cyangwa se abakinnyi babiri bagombaga kwataka izamu harimo Adam Bakayoko ndetse na Shadrake Bero Binge. Mohamed Sheri yarari ku 8, nibyo koko niyo ekipe yabanjemo, ariyo na ekipe ya mbere ari nayo umutoza yemera ko ariyo ekipe ikomeye. So ekipe ya kabiri mu izamu ari Yves Mugisha Yves, muri defense Kabange yagarutse muri ekipe ya kabiri, ndetse n'umusore Fabrice ndetse na Eliaganijo wakinaga muri defense. N'abakinnyi batatu bakinaga muri defense. Abakinnyi bakinaga ku mande cyangwa se ku ma wing back. Ku ruhande rw'ibumoso yari Sinipo Jesus, ku ruhande rw'iburyo Papley kuri 6 Hakimu Karamoka, nimero 8 Shani Yashimiye, nimero 10 Chancellor Umunyagabo. Ku
ku bakinnyi bari batakaga izamu yari Harerimana Abdelaziz ndetse na Asana Innocent, nibo bakinnyi batakaga izamu ku munsi w'ejo muri ekipe ya kabiri. Abakinnyi basimbuye barimo akaba ari uyu musore Tony Sekitoko wasimbuye Chancellor wakinye iminota mike cyane. Ese umutoza yamubonye gute? So abo ni bakinnyi babanje mu kibuga ku mpande zombi, wenda n'abakunze siporo batamenya ngo bimeze bite. Ekipe ya kabiri irimo abakinnyi benshi bavangavanze, nanjye kumenya babyangoye kumenya ngo abakinnyi bari muri ekipe ya kabiri biragorana cyane, ariko iyo niyo ekipe ya mbere yabanje ku kibuga ndetse na ekipe ya kabiri. So amakipe rero ikintu atandukaniyeho nashaka kubisobanura mu buryo buraza kumvikana abakunzi ba siporo mukamenya impamvu aya makipe atandukanye mu buryo bw'imikinire. Impamvu ya mbere ubona ekipe ya mbere ikina nabi irimo abakinnyi batarabatekinisiye, abakinnyi batagumana baro. Wenda bisobanuye mu buryo bwahita bwumvikana vuba, abakinnyi batazi gucenga cyane. Nicyo kintu wenda navuga usanga mediane ya Sport yurebyemo abakinnyi babanjemo barimo uyu mukinnyi Nahindwe Aimable, ukarebamo Mohamed Sheri na Tambwe Gurwari. Yurebye iyo mediane kugira ngo ihuze byagorana, kuko yurebye Nahindwe Aimable umutozi kinamukundira no kwambura imipira akayitanga, ariko numubwire ngo araza gucenga, ngaraza gushora umupira ngacenga abakinnyi babiri ngabakureho ibyo ngibyo rwose ni ibintu iyo si karite ya Nahindwe Aimable. Ibyo rero bituma mediane kugira ngo muze kubona iri gufinyora umupira cyangwa se iri kuryoshya umupira biraza kugorana, kubera ko irebye na Mohamed Sheri ni umukinnyi ushobora gucenga nk'umwarabu, ariko yajya gucengwa kabiri bakamukuraho baro. Wareba Tambwe Gurwari ejo yarabigerageje kugerageza gucenga, ariko nawe ugasanga baro bari kuyimwambura mu buryo bworoshye, ugasanga mediane ya Sport guhuza byagoranye. Usanga rwose byagoranye. Rero iyo urebye wenda mu buryo bwagutse usanga ekipe ya mbere yiganjemo abakinnyi batarababora, batazi gucenga cyane. Urebye ba Shadrake umwataka usanga n'abakinnyi nyine bashobora gushikira baro akaba yatsinda akaba yatanga pass, ariko kuvuga ngo araza gucenga umuntu ajye kwa kabiri babigoranye. Nyine yurebye iryo niryo tandukaniro ry'aya ma ekipe. So kuri ekipe ya kabiri rero impamvu iza yitwa neza kandi igakina umupira uryoshye irimo abakinnyi b'abatekinisiye, abakinnyi bakiri bato, abakinnyi baba bashaka kuza muri ekipe ya mbere, baba bashaka kwemeza umutoza abone ko ari abakinnyi beza. Umukinnyi uri muri ekipe ya kabiri abagwana no kuza muri ekipe ya mbere, ariko nk'uko mbivuze irimo abakinnyi benshi b'abatekinisiye bazi gukina umupira. Iyo bavuze ngo gukina umupira, umukinnyi uzi gucenga ku buryo yacenga umukinnyi wa mbere noneho agatanga pasi kandi ameze neza cyane, akaba yacenga umukinnyi wa kabiri agatanga pasi. So urebye abakinnyi barimo Siripo Jesus ashobora gucenga umukinnyi akaba yatanga umupira muri box. Wareba bitwa ba Basani nabo n'abakinnyi beza cyane. Wajya kuri Papure witwa neza ku munsi w'ejo, n'abakinnyi baryoshyaga umupira. Wajya ku bakinnyi batandukanye n'uyu Chancellor w'umunyagabo nawe wujya umupira akunze kugumana cyane. Nyine ugasanga ni ekipe ya kabiri irimo abakinnyi beza bafite umupira ku kirenge, bazi gukina baro, bazi gucenga, bazi kugumana baro. Ugasanga ari gutanga passe eshatu zingahe, ugasanga match no kujyoha n'abafana Sport wabonaga ko bahitaga bajya mu birere, ukabona biraryoshye. Rero iryo ni ryo tandukaniro rya ekipe ya mbere na ekipe ya kabiri. Ni ekipe ya mbere irimo abakinnyi batarabatekinisiye, ekipe ya kabiri nayo ikaba irimo abakinnyi bakiri bato b'abatekinisiye bazi kugumana baro. Niyo tandukaniro y'urebye mu buryo bwagutse. So rero ndashaka ko twinjira ku bakinnyi beza cyane. Umutoza yavuze ati ahangaha ndemeye. Mwizamu yahereye ku muzamu Disako yati arimo arakunda uburyo arimo arazamuka, arimo aramukura mu isoni, arimo gose arakunda uburyo nawe yaramuganije avuga ati mfasha. Disako yati mfasha gose, abantu bakwibeshyeho, abantu bagushidikanyijeho ubemeze. Disako yati rero umutoza arimo arakunda uburyo arimo arazamura, arimo agenda azamuka urabona ko yakoze save. Ona n'umuzamu mwiza cyane ukwiriye kubanza mwizamu ya Rayon Sport. Abadefenseri batatu barimo Nshimiyimana Kabang ndetse na Safe na Emery Bayisenge. Umutoza aravivura avuga ati iyi duo ni nziza cyane, cyangwa se iyi partnership y'aba bakinnyi bose
ni nziza, barimo barahuza cyane. Youssou Diagne yitonde, ibintu byo kugenda akajyama za Senegal ngo nazaza ngo wowe yitonde, umutoza arimo arabona defense, wowe hanga ibintu birakomeye cyane, abakinnyi barimo barahuza. So turebye ku ruhare rw'umucyanga se ku giti umukinnyi ku giti cye, avuga ko Kabange ari umukinnyi mwiza uhora hejuru, umukinnyi kuri Kabange umutoza kugira ko rwose ni umwe mu bakinnyi bari impeccable, ari umwe mu bakinnyi ushobora kwizera muri defense. uwo ni umukinnyi wa mbere yavuze ati uyu mukinnyi imikino yose amaze gukina yayikinye neza, kandi uburyo akina na systeme arabyumva cyane. Umukinnyi wa kabiri yakunze ku munsi w'ejo ni Sefu. Ku munsi w'ejo yakunze Sefu uburyo yitwaye, ndetse undi mukinnyi yakunze uburyo bari guhuza cyane ni Emery Bayisenge. Abakinnyi barimo barahuza, umutoza rwose arimo arabikunda cyane. Aho ni muri ekipe ya mbere. Undi mukinnyi Adam Bakayoko arimo arakunda uburyo arimo arumva system, kugenda akazana imipira mu kibuga, akajya ku mpande akajya gushaka imipira. Umutoza nawe yaramukunze ku munsi w'ejo, arimo arumva system, ni nayo mpamvu yaje muri ekipe ya mbere. Undi mukinnyi Serumogo ari usanga ari umukinnyi average play uri hagati no hagati, kubera ko ikintu umutoza amukundira system, ko yumva system, nicyo kintu umutoza amukundira. Ariko yitonde, papure yuri hariya nabonye ashobora rwose kuzamutwara umwanya rwose, uretse papure y'itandukaniro ry'aba bakinnyi, umwe yumva systeme, undi systeme niramwinjiramo neza. Ariko papure systeme nimuza kumwinjiramo neza akayumva akayifiringa, Serumogo ari yitonde. Muri ekipe ya kabiri wenda ariko kuri Shadrake iyo urebye usanga nta mipira myinshi yabonye ku buryo umutoza yagira icyo abivugaho cyane. Umutoza nyine we yibanze ku bakinnyi bagaragaje ko bari bari ku rwego kurusha abandi mu kibuga, cyangwa se abakinnyi bagaragaje urwego rwo hejuru kurusha abandi mu kibuga. So muri ekipe ya kabiri twahera ku muzamu Mugisha Yves, ni umwe mu bapeti umutoza avuga ati uyu mukinnyi ashobora kuzajya gute kuzafasha Rayon Sport, ni umupeti ukiri muto kandi ufite tala. Muri defense arimo arintroduwiza umupeti ukiri muto Fabrice, nawe avuga ko ni umukinnyi mwiza, arimo aragenda ashira ubwoba, agakina yumva akomeye kandi agagerageza gukina neza cyane. Fabrice wakinaga muri defense na Kabange wagarutse no muri ekipe ya kabiri, ndetse na Elia Ganijuru. Uyu mutoza kuvuga ati Elia Ganijuru nawe arimo aragenda azamura urwego, bigendanye nuko yatangiye, nawe arimo aragenda azamura urwego. Kuri gatandatu Hakim Karamoka, umutoza kubwe avuga ko yitwaye neza cyane, nta kibazo rwose, nawe yabaye impeccable. Kuri nimero 8 Richard Ndayishimiye, uwitwa Mabendisha yari yitonde kuko Richard Ndayishimiye umutoza yavuze ati pasa tanga uburyo bari impeccable, uburyo ahuza na bagenzi be. Richard Ndayishimiye nawe ni umukinnyi mwiza cyane, nawe ni umukinnyi mwiza cyane, umwe mu bakinnyi bitwaye neza ku munsi w'ejo. Sidi Paul Jesus we uyu mwanya arawufite cyane, kuko ibintu akina rwose n'ibyo musore Prince akina biratandukanye cyane, haba kumva systeme, haba gukina neza nk'umukinnyi ku giti cye. Umutoza kugira ko akantu gato kabura, ni akantu ko kwizera ko uyu mukinnyi experience, kuvuga ati Sidi Paul Jesus wamushira kuri gatatu Rayon Sport gukina na Yanga, nyine niko kantu ushobora kugiramo ikikango. Revo yakinyeho, amakipe yahuye nayo, igitutu cy'amakipe yakiniye, nyine niko kantu ubona ko umusore Prince arusha Sidi Paul Jesus. Ariko kuri tala ku mpano kuri Sidi Paul Jesus na musore Prince harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. So ikindi twavuga, undi mukinnyi umutoza yavuze ati ndemeye kabisa uyu munsi yanyemeje, play umunsi w'ejo yakinye neza pe yakinye neza. Ikintu kiri kubura, umutoza avuga ati ndashaka kumwigisha systeme, noneho agahangana umwanya na Serumogo ari mu buryo bagakubana, ashaka kumwigisha systeme
kuzamuka akajya hafi ya koroneri ndetse akaba yazagaruka no kudefana, noneho akagenda azamura imipira miremire cyangwa se imipira muri box myinshi. Iko kantu Serumogo amurusha kumva system y'umutoza, ariko ngejo yitwaye neza cyane, yitwaye neza pe. Pa play kuri kabiri kuri iriya wing back aho yazamukaga. Ikindi nakubwira uwitwa Asanana Innocent ku munsi w'ejo pe Asanana Innocent umutoza yahise avuga ati ibintu byo kumutiza mu byihorere mubiretse, mu byihorere hari akantu ngishaka kureba, atari akantu nabonye. Umutoza avuze ati mwitonde. Ejo yatsinze ibitego gwiza Asanana Innocent. Urebye inota yakinye Asanana Innocent yakineza pe, yasimbuye mugenzi wa Zizi Basane wari wabuze iminota nka 20 yakinye gose, yakinye neza, yatsinze utego gwiza pe. Asanana Innocent uzazabate mwitonde. Asanana Innocent aramutse abaye umukinyi akava mu bintu by'inoza n'iki umukinyi yaba umukinyi mwiza pe. Uzi ko umutoza yavuze ati mwitonde kuri nimero 9, mwitonde. So umwe mu bakinyi rero bitwaye neza kuri Abdelaziz Rivaldo. Umutoza avuga ibintu nka 2 yatsinze n'igitego kiza nawe gose, ariko umutoza akubwira ko kuri Rivaldo kumwizera cyangwa se kuvuga ko ari umukinyi mwiza cyangwa se ari umukinyi mubi. Avuga ko nyine ari umukinyi uri hagati no hagati, kubera ko Abdelaziz atakaza baro nyinshi cyane mu kibuga. Si umukinyi wakwizera nyine 100% uvuga ngo ushobora kumushiramo kuri match ya APR agiye guhindura ibintu, kubera ko atakaza baro nyinshi, azi gucenga ariko atakaza baro nyinshi agacenga cyane. Niko kabazo uyu mukinyi Abdelaziz Rivaldo afite, ariko aratsinda ujya kubona akubisemo urutego, ariko nyine umutoza ntabwo aramwizera neza, ngavuga ati uyu mukinyi andamwizeye 100% kuko iyo ureba ujya kina ubona ari umukinyi mwiza ariko utakaza baro nyinshi. So rero ku bindi ngiye kugarukaho kuri aba bakinyi babiri barimo Hakim Karamoko. Kuri Hakim Karamoko umutoza kubera ko yitwaye neza cyane, kubwe yakaba yasinye cyangwa se ku giti cye yakamusinyishije, kuko ngo umukinyi mwiza ushobora kuza agafatanya na Narindwa Aimable. Kuri Chancellor rero uyu mukinyi Chancellor umutoza uko yamubonye, umutoza ariko uri kamere no ku bakinyi bagenzi be, abakinyi bagenzi be bakora n'imyitozo bakubwira ko uyu mukinyi ari mwiza, ariko kuri iyi system ya 3-5-2 bitakunda. Nta kintu yabafasha kuri iyi system, iramugoye kujya ku 10. Mu agent Mucyo Anta kugira ko ku 10 na ahantu ashaka kujya gukina nk'umukinyi mwiza ufite baro ku kirenge, ariko umwanya mwiza we akinaho yisanzuye agatanga umusaruro kuri wing. Kandi muri system ya 4-3-3 nibwo akina neza cyane kuko yaba ari muri system ya 3-5-2. So umutoza rero ikintu nabwira abakunzi ba sport kuri uyu mukinyi, yarinze kugira ikintu amuvugaho, ariko mu by'ukuri ni umukinyi mwiza gose. Anje narebye yafashe baro nkeya mbere uko avamo, yafashe baro imipira mike pe, ariko baro afite ku kirenge simuvaho nawe. Ni baro aba afite akayitanga uko abishaka, akayitanga ashaka kuyitanga, ariko urebye muri system gose byagorana. Anje mbona nta musaruro yatanga, n'umutoza yarinze kugikina bivugaho. Gusa ikindi navuga nkuko ndi kubibabwira, umutoza yavuze ati ahangaha nta kintu ndavuga, ariko mu by'ukuri turebye mu buryo bwagutse umutoza ashobora kuba atamukeneye cyane. Ashobora kuba atamukeneye cyane. Icyo kintu nabashije gukura muri cyangwa se nabashije kumva kuri uyu mukinyi. Gusa ni system nanjye uko namubonye ishobora kumugora, nta musaruro yatanga muri equipe ya Sport, kereka ari ku mpande. Ari ku ruhande nibwo yakina neza. Ngo reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza cyane abakunzi ba Rayon Sport aho muri hose. Mbabwiye ngo mbabataye muri puku hataye muri mu gitondo cya kare kare, watinda byutse ujya kwatereka amakara, ramuke neza cyane.